Memphis, Tennessee, indirimbo Elvis ngiye kukubwiraho. Memphis, Tennessee was recorded in 1963 at LCA Studio B in Nashville. The story in this movie, the narrator calls long-distance information asking for Mary, who lives in Memphis. The lyrics mention her home is a south side near the Mississippi Bridge. Amakuru avuye kure cyane muri Memphis, Tennessee. Ndakwinginze mfasha mbashe kumenya ahantu ari. Yagerageje kumvugisha ndetse asiga na nimero ye, ariko nubwo ntari mpari ariko nahise menya uwahamagaye. Data wacu niwe wafashe ubwo butumwa ubundi abwandika ku rukuta. Ndakwinginze rero mfasha mbashe kumenya aho Mariya ari, kubera ko niwe wenyine wampamagara aturutse muri Memphis, Tennessee. Iwabo ni hafi y'ikiraro cya Mississippi. Yego, ndakwinginze mfasha mbashe kumenya byinshi, kubera ko ndibuka ibihe byiza twagiranye, gusa twaje gutandukana kubera ko mama we atabishakaga. Umunsi wa nyuma nabonye Mariya yari arimo ampepera ansezeraho, bari kumukomanga ku rutugu ngo atahe. Mariya ubungubu ndumva hashize imyaka 6. Ndakwinginze rero mfasha guhura na Mariya, kubera ko iwabo ni Memphis muri Tennessee. Amagambo ari mu ndirimbo y'umuhanzi Elvis Presley yitwa Memphis, Tennessee yo mu 1965 iri kuri album Elvis for Everyone. Mwakoze kubana nanjye, hari igitekerezo cyangwa inyunganizi wanyandikira muri comment. Nibagire gukanda like na subscribe. Urakoze, ugira ibihe byiza.